Ndabasuhuje nanone inshuti za Inzovu TV muri kumwe na Ineza Thierry nk'ibisanzwe. Uyu munsi tugarutse tugiye kubagezaho urutonde rw'abakobwa 10 beza kandi bafite uburanga bakurura abagabo kurusha abandi mu Rwanda. Ntujye kure kandi nkubwira ko subscribe ku Inzovu TV kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro bitandukanye tubafitiye kandi tuzagenda tubagezaho umunsi ku wundi. Uru rutonde rw'abakobwa 10 bafite uburanga beza kandi bakurura abagabo kurusha abandi mu Rwanda ruragarukaho abakobwa batandukanye bari hano mu Rwanda ndetse n'abashobora kuba bari hanze y'igihugu biganjemo abagiye bitabira irushanwa rya Nyampinga y'u Rwanda. Irushanwa rikunze gutuma abakobwa bamenyekana cyane ndetse bagakundwa bakagira n'igikundiro mu buryo butandukanye bitewe nyine n'uburyo abantu babagiye bababona ndetse bakabakira. Harimo kandi abandi bagiye bigarurira abantu binyuze kuba bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane ndetse abantu bakagenda bahabonera uburanga bwabo bitewe n'amafoto atandukanye bagenda basangiza babakurikira. Tudatinze kaduhere kuri nimero ya 10. Aha turasanga umukobwa wakunzwe mu minsi ishize wamenyekanye nka Miss Muyango Claudine. Uyu nguyu akaba yaritabiriye irushanwa rya Miss cyangwa se Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2019. Irushanwa yaje no kubonamo umwanya mwiza wa Nyampinga uzi kwifotoza cyangwa se Miss Photogenique. Muyango Claudine muri iryo rushanwa yakomeje kwigaragaza cyane ndetse aho benshi bakomezaga kugenda bavuga ko ashobora no kuryegukana, ariko siko byaje kugenda. Nubwo yakomeje kugenda ryitwaramo neza, yaje kubonamo umwanya mwiza wa Miss Photogenique. Twihuse gato tujye ku mwanya wa 9. Naho turasanga Miss Hirwa Honorine. Uyu nawe yitabiriye irushanwa rya Nyampinga y'u Rwanda mu mwaka wa 2019, aza no kuryamamariramo cyane ku kazina ka Miss Gisabo. Aka kazina yaje kugafata inyuma yuko ubwe yivugiye ari kubazwa n'abari bashinzwe gutoranya cyangwa se gutanga amanota, avuga ko afite ubwiza butangaje ariko bikaza kuba gahebuzo bigeze cyane ku miterere ye, aho nawe yahamije ko afite imiterere imeze nk'igisabo. Ibi ni bimwe mu byatumye benshi bamukunda ndetse bakagaragaza ko kuko uyu nguyu Nyampinga cyangwa se Miss Gisabo iryo zina rikwiriye bakurikije uburanga bwe ndetse n'imiterere ye, aho bavuga koko ndetse bagahamya ko ateye nk'igisabo. Tugiye ku mwanya wa 8 turahasanga Umuhoza Liliane. Uyu nguyu ushatse wanamwita Liliane, akazina kunze gukoresha ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane ku rubuga rwa Instagram. Yamenyekanyeho cyane Liliane, akabazwi cyane nk'umunyamideli wabigize umwuga ndetse ukunze kubikora, aho yanamenyekanye cyane mu mideli itandukanye yagiye yamamaza ndetse akaba yagiye akorana n'ibigo bitandukanye bikomeye hano mu Rwanda, aho yagiye agaragara. Bimwe mu byatumye abantu rero bamukunda harimo uburanga bwe ndetse n'inzobe ye, benshi bakomeje kugaragaza ko bikurura abantu benshi cyane ndetse no mu bintu bitandukanye bigaragara ku mbuga nkoranyambaga, ukabusanga abantu bagenda batangarira ubwiza bwe. Ku mwanya wa 7 turahasanga umukobwa Keza Joanna. Uyu nawe yigeze kwitabira irushanwa rya Nyampinga y'u Rwanda mu mwaka wa 2015 ndetse icyo gihe yanegukanye umwanya wa Miss Heritage. Uyu nguyu mu Kinyarwanda akaba ari Nyampinga w'umurage ndetse akaba ari n'umwanya watumye akundwa ndetse aranamenyekana cyane mu Rwanda, aho benshi bakomezaga kugenda batangarira ubwiza bwe. Benshi bakagaragaza ko afite ngo igikara cyiza, uburebure bakunze ndetse no kuba ateye neza, bimwe mu byakomeje kuvugisha abasore ndetse n'abagabo batandukanye hano mu Rwanda, haba ku mbuga nkoranyambaga, mu bitangazamakuru bitandukanye ndetse n'ahandi ahahurira abantu benshi. Uyu Keza Joanna akaba asigaye ari n'umunyamakuru kuri imwe muri radio zikunzwe hano mu Rwanda ya Kiss FM, mu bintu byatumye akomeza kurushaho kuba icyamamare ndetse akagarukaho n'ahantu hatandukanye. Ku mwanya wa 6 turasanga Miss Uwikeza Pamela. Umukobwa nawe wigeze kwitabira irushanwa rya Miss y'u Rwanda cyangwa se Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2019, akaza muri 20 iba mbere nubwo atabashije gutambuka mu bimbere cyane. Uyu mukobwa yaje gukundwa cyane bitewe n'imiterere ye, benshi bagiye bavuga ko nawe ateye nk'igisabo bitewe n'uburyo nyine agaragara inyuma, bakanagaruka ku bwiza bwe biturutse ku gikara afite. Benshi bavuga ko gikeye cyane ndetse n'inseko ye abantu bakunze kugarukaho ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye n'ahandi, aho usanga uyu mukobwa akunze kugarukaho n'abatari bake bagaragaza ko ari mwiza. Muri iyi minsi umukobwa akaba ari no mu rukundo n'umuhanzi
w'icyamamare hano mu Rwanda ndetse no muri Afurika y'Iburasirazuba, Mugisha Benjamin uzwi nka The Ben, aho ndetse banabishyize ahagaragara bakerekana ko bari mu munyenga w'urukundo. Ku mwanya wa gatanu turasanga Miss Vanessa. Uyu Vanessa Uwase Vanessa nawe yigeze kwitabira irushanwa rya Nyampinga y'u Rwanda mu 2015. Muri iri rushanwa akaba yarigukanye ndetse abona umwanya mwiza cyane aho yabaye igisonga cya kabiri cya Miss wari wabaye icyo gihe Doriane. Vanessa rero yakomeje kugarukaho cyane kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru, aho usanga benshi batangarira ubwiza bwe, uburanga bwe ndetse n'ubuhanga yagiye agaragaza cyane cyane ko muri iryo rushanwa ry'umwaka wa 2015 akaba yagiye kunda kuvugwa cyane kandi nanone mu nkuru zitandukanye n'abasore batandukanye bagiye bakundana nawe. Ku mwanya wa kane kuri urutonde rwacu turahasanga Nyampinga y'u Rwanda umwaka wa 2020 ariwe Miss Naomi, umukobwa wabaye nyine Miss w'u Rwanda mu mwaka ushize wa 2020. Uyu mukobwa yabaye Nyampinga benshi birabashimisha cyane ndetse bagaragaza ko abaye Nyampinga bikwiriye bitewe n'uko bari bamukunze kuva mu ntangiriro z'iryo rushanwa ritangira. Bagaragaza ko ari mwiza cyane ndetse bakagenda bavuga ko nta wundi ugomba kuba Nyampinga w'u Rwanda. Byarushijeho kuba agahebuzo rero ubwo yegukanaga iri rushanwa, benshi bakagaragaza ko iri rushanwa ryanagenze mu mucyo ndetse rihwanye n'uko babitekerezaga. Ikintu cyatumye rero uyu mukobwa akundwa cyane nta kindi ni uburyo yakunze n'ubundi kugaragara na mbere ku mbuga nkoranyambaga asangiza abantu amafoto ye ndetse n'ibindi bitandukanye. Abantu kuva na mbere rero akaba ari basanzwe bamuzi bamubona nk'umukobwa mwiza ndetse na mbere akaba yarahoze ari umwe mu bakobwa bafite uburanga kandi bakurura abagabo hano mu Rwanda ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda nko kuri Instagram, aho n'ubundi yarasanzwe azwi cyane afite n'abamukurikira benshi cyane. Akaba ari n'umunyamideli rero ndetse ayamamariza n'ibigo bitandukanye no mu Rwanda, ibintu bituma akunda ndetse kugarukaho na benshi ndetse akagaragara n'ahantu hatandukanye. Ku mwanya wa gatatu turasanga umunyamideli Kate Bashabe cyangwa se umwite Kate Payton ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane nka Instagram, akunze gukoresha cyane agaragaza amafoto ye atandukanye ndetse anakora imideli cyane cyane ko afite n'iduka rizwi cyane rya Kate Bashabe agurishirizamo imyambaro ndetse n'inkweto by'abagore, ibintu bituma ari n'umwe mu bakobwa benshi bavuga ko anihagazeho cyane mu bijyanye n'amafaranga, dore ko bavuga ko ashobora kuba afite n'agatubutse akora nyine muri ibyo akora byo kumurika imideli ndetse n'ibindi bitandukanye by'ubushabitsi. N'umwe rero mu bakobwa bakunze kugarukaho cyane n'abagabo, aho benshi bemeza ko uburanga bwe, imiterere ye ndetse n'igihagararo cye bikurura benshi cyane cyane, ariko bakavuga uburyo afite inzobe nziza n'imiterere ikurura abagabo ku buryo butangaje. Ku mwanya wa kabiri turasanga Yolo The Queen. Uyu mukobwa ntago amaze igihe kinini avugwa cyane muri showbiz yo mu Rwanda cyangwa se agarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga kuko nta gihe kinini amaze rwose. Ugiye no ku mbuga nkoranyambaga uhita ubibona ko aribwo akiza, gusa mu gihe gito amaze yavugishije benshi cyane ndetse yandikwa ku bitangazamakuru bitandukanye benshi bamugarukaho. Uyu Yolo The Queen rero akaba amaze kwigarurira imitima batari bake bitewe n'amafoto agenda asangiza abantu ku mbuga nkoranyambaga agaragaza uburanga bwe, imiterere ye, ibintu birushaho gushotora abagabo nk'uko benshi bagenda babigaragaza ndetse nk'uko ni ibinyamakuru bimwandika bigenda bibigaragaza, ibintu bituma rero benshi bavuga ko ari mwiza cyane ndetse ariko bagatangazwa n'imiterere ye, ibintu benshi bavuga ko bikurura abagabo ndetse n'abandi bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga ze cyane cyane kuri Instagram. Twerekeza ku mwanya wa mbere, wowe urakeka kuri uyu mwanya turi buhasange nde? Nanjye mfite amatsiko menshi cyane yo kumenya ninde uri bube uwa mbere uyu munsi. Ku mwanya wa mbere rero nta wundi uhari turi buhasange ni Kizigenza cyangwa se umwita umwamikazi w'imbuga nkoranyambaga hano mu Rwanda. Ushatse wamwita n'ukundi ubishatse bitewe n'uburyo umubona cyangwa se umwumva, ni Shadibu cyangwa se umwite Mbabazi Shadia. Uyu mukobwa amaze imyaka itari mike yarigaruriye imbuga nkoranyambaga hano mu Rwanda avugisha abagabo ndetse n'abasore amagambo atari make, benshi batangarira ubwiza bwe ndetse n'imiterere ye. Ku mbuga nkoranyambaga kugeza uyu munsi tugiye kuri Instagram, niwe ukurikiwe na benshi mu Rwanda dore ko yamaze kuzuza ibihumbi 800 by'abamukurikira umunsi ku wundi. Abo bose rero bakaba biganjemo n'ubundi abagabo n'abasore baba bashaka kwirebera amafoto ye kugira ngo barangare
yihagarire ubwo bwiza bwe. Ntawabura rero gushidikanya ko Shaddy-Boo ari we uza ku mwanya wa mbere mu gukurura abagabo ndetse n'abasore bitewe n'uburanga afite, kuko n'imbuga nkoranyambaga ze zibigaragaza. Ndabashimira mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro, kandi nkomeza kubabwira gukora subscribe ku Inzovu TV. Mwari kumwe na Ineza Thierry. Ibiganiro byiza nk'ibi nakagaruka.